abantu umuntu abaziranye nabo iyo bamaze gukira kubatera indaga bakamwibagirwa none iyo bamaze gukira ntawahamenya tu Halo? Halo? Imeze bite boss? Hari sawa. Shamba gatora kumwabuze mu. Koto hari. Ndeka da. Ahari. Yewe naguhamagaye uko ngira ngo urahuze bitewe nuko mbanze kumufata akazi kenshi. Hafi ninguna ndi no muro. Reka. Wamenya se? Reka sinakumenye. Ntabwo nakumenye. Sha ni revisi tu. Revisi ntabwo ndi kukumenya. Revisi mwiganye mu wa gatatu. Twiganye n'abantu benshi tugomba kubwirwa n'iki ntabwo ndi kukumenya ibintu neza. Reba wa muhungu nyine wicaraga ruguru. Nicaraga inyuma nicaranaga na Florence. Wowe mwicaraga mu ntuza ku ntebe y'imbere yacu. Reka takete. Ubwo mwanyobera. Revisi wicaranaga na Florence. Nyuma yanjye. Umeze ute serivisi we? Meze neza kabisa. Umeze neza. Umeze neza? Yego meze neza. Ni byiza none. None si? Boss, byarakaze tunarumvishe ngo weho ngo karafashwe tunahinde kugira ngo isabira akazi. Akabisera. Ariko kazi revisi twiganye ngiye kuyaranja tunde ukuntu nakugeza. Hari umuntu ndaguhuza nawe ejo uzaze kundeba. Byaba ari byiza naba ntomboye kabisa tu. Ejo uzaze kundeba ubwo nyine nzaguhuza n'uwo muntu. Naba ntomboye tu waba unkuyeho umuhinzi yakuye inyuma. Yashakaga gutanga akazi ubwo rero ntabwo nakorera ejo rero ubwo tugahuze uzaze undebe nta kibazo. Sawa byaba ari sawa boss urakoze kabisa. Sawa murakoze. Urakoze rwose nuko wenda ntakugurira kubera usurya amafaranga ariko nagakwiye kugura agafanta tu. Urigana akagura n'ibica. Sawa urakoze rwose ubwo none nazaza kukureba nka ryari. Ejo zaba hari amasaha y'ikigoroba saa kumi n'imwe gutya uzaba kandi cyane saa kumi n'imwe uzaba mvuye mu kazi. Urakoze boss urakoze kabisa. Urakoze tu wenda mbonye mvuye muri ubu bushomeri byanshimisha tu. Okay, sawa rero murakoze. Sawa urakoze kabisa. Sawa. Sinjoro se mbonye akazi mana koko. Yewe. Ndamuzinduka tu. Shinye kuri ako mpaye akazi simana none itekero ndayikura hera. Yewe. Yerekera hera. Ariko se samu. Wareba samu ryagutike. Umuntu wangurije neka ariko nanagisamuka yigurisha. Ntagaramba riri tike y'ibihumbi bingana. Je kumureba. Abana kinga. Tasanga kiyegera akazi kenshi. Ibipangu by'abakire kubikingura ko sinasanga sama atagiye. Muraho yewe. Yego muraho. Samu. Yewe. Mukomere. Umuntu uko nakesheje burera. Abari boss. Bitemwa. Sawa. Amakuru. Imeza. Nari naze ko winjira mu nzu ndi kwihuta sinzi niba washakaga. Nagushakaga wamaguto batadukiye tukavugana boss. Uko nakerewe birakundana. Wanukumva barana iminota mike y'amaka. Twavugana turi kugenda ariko sinzi niba ntacyo gutwara. Nta kibazo nuko nakubwira hano gahita uje ku kazi nta kibazo.
nyine bose urabizi ungiraga inama ariko hari akabazo nari nshaka kugira ngo umbwire ungire muri nta kibazo wambwira urakugire vuba nyabuna dore urabizi nyine hari umuntu twiganye mu ntuza mbere mu mwaka wa gatatu witwa Yakobo yari yamboneye akazi none nari nabuze itike kugira ngo njye gutangira ako kazi ariko nari nzahita njya kwishura urabizi wenda umbabarire kuba warampaye ihene nkayigurisha harya Levi warangije ryari hasize nk'imyaka 2 ndangije imyaka 2 ese umuhungu mwavugana twavuganaga nta kibazo ndamwizeye yari inshuti yanjye twaricaranaga no mu ishuri nta kibazo shaka hari abana bagenda tukumva byarangiye babaye imbobo waba ugiye bikarangira kuzi ko nari bugura ntituyashake n'ikiyede hano mu gihe ugerageza gushakisha akazi k'ibyo wize bose urabizi maze gukura bihagije ariko ndabizi ngezeyo ntago nagira ntona abantu bazakubera umwana mubi none uzabona ko umuntu wahaye amafaranga atari ikimara simbizi nyine nta urambirwa umwana wese ko nafashe nk'umuhungu wanjye nubwo ejo bundi wantengusha nangize ngo wenda urabona ni benshi baba bakeneye gufasha urabizi kandi ko no gufasha bagira ngo nimba nkwaye nkagaye nk'akariye ngo mu mubare w'abandi baba bakeneye 1000 umunsi ku wundi bakora ibintu gusa ejo bundi barantengusha sinzi kabisa ndi kugusaba imbabazi kubera nakagurishije ariko ninsubira i Kigali ndahita ngashiraho vuba nyine nawe ubone ko ufashije umuntu muzima none se niba atari bangiti buriya harya ni Kigali ni Kigali itike buno urabizi barayongeje ubu byabaye 2800 ariko wahari nandi nakenera mu gihe naba ndiyo wampa 2020 hari ugiraga telefone kuko nta mafaranga mfite sinzi nimba uvuga muri bo ndeye ko na ndayifiteho ya nimero ufite ngo hamagaragaho niyo waje ariko kamubwire muhungu wanje urabona ko nakugize nk'imfura yanje kuri iyi nshuro n'intengu hari abandi benshi baba bakeneye ubufasha bakabura ntabwo nzakugira urabona kubona gufata nk'umuhungu wanje ugafata ibintu nkaho ari itegeko kugufasha ntabwo ari itegeko abandi bantu bakeneye ubufasha kandi nawe umuntu w'umwizeye urabizi ugiye kuva mu rugo ugiye kujya mu mahanga imitoto bagiraga inaha kubita ihene ugaca wayigurishije n'ibindi bishoboka uzi ntuzongera kubikora ngaho mureka akanimero kawe ngushireho udufaranga ndetse utahaza gukererwa 078 078 370 162 mazina nani yaya Levis irindi Sabimana gake urabona ko tuvuganye ufite no kugera ryari ndi kubona nshobora kujaho nko muri cyumweru ngabonye byaba ari byiza nkaba nageze ngiye kuraranya gushiriyeho gusa ngo tuvuganye n'ibizokundira nimugoro uze kundeba nkugire inama byo mu mugenda bizo wa mwana dore kuba ngeze aha nanjye nukugisha inama uje wagisha inama urakoze gukora ndi kwibaza yo ndagakura sawa ngushiriyeho nawe gukata umusabye 2020 nta nubwo nkubwe nguzanyungutse nta nubwo nkeneye kunyishura urakoze boss wamwe n'ibyo ntarabikubujije urakoze tu ntukanshimire ahubwo kugira ngo uzanshimire nugira ihirwe nk'irimba nagize mpambi kubwira uzafasha abantu 3 urakoze rwose abo 3 nabo bazafasha abandi 3 bityo muzamufashisha urakoze rwose kubigiraho nuko umenya ubwenge rero urakoze kubutandambirwa urakoze kubutandambirwa nzakurambirwa utageza aho ugiye ugomba kugira ngo uzafashe n'abandi nkuko mbigusaba urakoze sawa turi kumwe turavugana nimugoroba ngo ndusheho kukuganiriza sawa kadusohokane ndi gusohoka si ese wakucereka igihe oya nta kibazo reka dusohokane tugende naje sawa batinze neza yayifunze sira
kuba nta n'umukiriya mbwira si kandi ko nta kazi aramvuga ikarangira kabimenyaho kugira ngo igihe nahamagariye ntabwo barahindutse kabisa. Abanyamafaranga y'abandi mwana kuko ndayasubiza nyarwanda i Kigali ntazi ndamenya ndasubira mu rugo ndaribaza ko ari ubwa mbere nari nageze n'indi bakaba mpamukira. Sindongera kumuhamagara nyohereza itike amafaranga ndayakurayo yo gusubirayo. Umuntu arampemukiye kabisa. Ndabigeza nte bana koko. Ibintu bibaho n'umugabo nkoreye. Nuko wareka kubaza gakeya. Kumagari turashaka iki? Nyine ndashaka kujya mu kwinjiza amayinite umuntu naje kureba. Wabona gusoma amayinite aranshira. Akoze kabisa ko umuhamagara neza. Nahoze ari kumuhamagara kare ari kuba komfazi. Yanze. Nizo kabisa aho kubwira ukabona yantumye kubona yantumye kuko nahereye kare ndi kumuhamagara ibintu ndabigenza ariko kubundi Nisimwe mwavuganye? Twavuganye ko ndi bumusange Kigali nyine yambwiye ko aranshakira akazi niyo naje kureba. Azanye Kigali yashiranye. Asuwe iwanyu ni he? Ni Musanze. Shobora ndagufasha ikira. Nubwo wanjye reka njyewe nakwirara ntari bituwe nda mu gitondo nare ubwo nkamuhamagara ntoza karani baranyereza ndi mafaranga. Okay, umamagaye nayo ngiye mu rugo. Bino turebe ko ndagufasha ukaryama mu gitondo ukabyuka uragenda. Urakoze kabisa urakoze pe.